Abantu ni benshi n'ingumi zakuze abantu ni benshi n'ingumi zakuze bihutu izi mbaraga muzivane kwanza izi mbaraga ni iz'ababyeyi ababyeyi ari izacu z'abakurambere ba kera kandi iyi mpano burya aba ari iyawe iba iyawe ni umutungo wakagombye kuba utunze kera uba ugarurijwe byaratewe no kuba warahuye n'inyatsi ubusa wamuvanye n'inyatsi inyatsi nayo imuvanyeho kuko umutungo uturuka ku babyeyi ntabwo ugihomba kuko nta nyatsi ibubamo iyo wakiriye n'inyatsi yagiye urabona wambaye ibintu by'impu uratambikije hano kameramani waginana nanjye hano hari amayogi hano ndabona ihembe ndabona ibiti muganga nicyo shaka n'igikorwa ubundi muganga mwavunitse ubundi muganga mwavunitse umva cyagiye namubwira ngo ufite nimero yiwe cyagiye wa mukobwa yiguha ukayimeza no ku kiganiro njye naramubajije ese ubundi ubusanzwe ukora ibiki n'ibiki ambwira ibitangaza akora nanjye njya kureba no ku zindi YouTube yajyaga akoreraho mbona atanga n'ubutunzi namuga ati se nanjye ko nshaka ubutunzi nkaba nanjye nabasha kuba nakikorera arambwira ati uzashaka agatabi k'ababyeyi 200 narindira ndavuga ati nzakubwira urumva oya nari na kumushahara wa boss kuri YouTube yacu baduhemba niyo nahise njyana yafashe kuri 24 nibwo nahise mero ubu turi kuri 30 rero nibwo nahise mubwira namuhaye 200 n'ibikindi nyine yaje kugusaba mutaraho si ifoto se yansabye ifoto anyakango yansabye ifoto imyirondoro n'indangamuntu arambwira ngo agiye kundebera kuko niba ababyeyi banyemerera guhabwa ubutunzi ntanyatsi mfite ndabimwoherereza arambwira ati ababyeyi bemeye ko wakakira ubutunzi ariko uzaza ku Gicumbi guhereza ubutunzi banze ndebe koko niba inyatsi zose ntaziriho ubundi guhereza ubutunzi umuntu amenya gute ko afite inyatsi niyo mpamvu tubaka ikiganza cye ikiganza nicyo cyakira duhesha zimwe ko umuntu afite inyatsi cyangwa ntayo ntanari kwemera umutungo iyo nsanze wemerewe rero ibyo yemerewe nibyo mubwira ibyo usabwa n'ibimubwira yakumva yabyumviramo agakoresha ashobora gutegura nawe rero muri aka kanya niteguye kumwakira kuko ndumva namubwiye ko igikoresho azagisanga ahangaha igikoresho ikabikora namubwiye azayisanga aha ariko amafaranga ndabyivugira namubwiye ko azagenera amafaranga ariko n'imwe kuri buri bwoko gushyira mu mufuka amaso kureka turebe kuko muganga ajya guhindura abavu igikomangoma akavinya agasamanya buture inyamirambo n'abandi nanjye ibyo ndabyifuza nkaba nagenda nanjye nitwaye muri rusange wazana rero ya note nagutumye kuri buri bwoko bw'inote ugapfukama imbere y'igikoresho iyi ya 5 akira kiriya kibiriti ubuhahira biraze ndebe yuko banze umucaga ntarashyiramo ayo mafaranga uretse ubanze ucanira ana nyagasani ushobora byose waremye isi n'ijoro ukarema aja mu karema rero bigaragaza ibimenyetso byo kwakira udini niyo kamina amadayimoni atsinda izina rya Allah subhanahu wa ta'ala agiye gucanamo hera ucankiremo hadiramo turebe kunshyiraho guturika arimo n'abatsinda byemerewe rekera wowe ntabwo wemerewe gucana ihembe ry'ababyeyi afite imikoso ambika ikibiriti hariya
kuba waremerewe kuza kwicara guhagarara ku gicumbi byonyine kirahari. Fata ya noti kameramani ya noti ndana nandi ku murongo fata igikarito kirimo ubusa dore ngiki igikarito kirimo ubusa aho kuri herabu ya bitanu tubise ko abadukurikiye ariko nyuma yacu hari abantu benshi ariko nashaka gutungana no kwanyu babyeyi gutungana no kwanyu babyeyi kongera ku ya bibiri gutungana no kwanyu babyeyi tereramo amaso kuri ekara n'igikarito gutungana no kwanyu babyeyi tereramo gutungana no kwanyu babyeyi tereramo iriya sikoci uyu nguyu ntabwo ari impano y'Imana utuburira abantu igihe kuvuga ko bitangaza uyu nguyu ntabwo ari impano y'Imana kandi yarabivuze uretse gato uretse mugabo uretse inote ya 5 y'igihumbi ya 2 na sensi ubuzima burahindutse bugiye guhita buhinduka aka kanya kizamo sikoci nireba neza bateranyije aho bateranyije akakwifashiriza buryo wenyine twumvikane uretse yena ashaka kwemera n'imfura ibyo kameramani sobanyo byose muga mbabarira kuko umurizi yakabakora byo baje tunatungana mu modoka pe ambwira ati muzanye mu bintu bitari buze gukuka muganga arimo arafunga ikarito twabonye ko ikarito bavu nta kintu kindi kirimo nta kintu kirimo nyine bashyiramo 5 bashyiramo na 2 bashyiramo n'igihumbi ushyiramo na 500 ikarito iruzuramo ikarito agiye gucyuramo amafaranga yagiye akicungira ubuzima. hari abantu bari bavuga ko iyo umuntu yamaze guhabwa n'amafaranga atangira kuyakoresha ngo kuri banki bakayemera abantu bose ayo mafaranga aba yemerewe gukoreshwa niyo yaba ari mu madayimoni ntabwo uretse gato ntabwo ujya wenyine bambikaho ibiganza ngo babyeyi twishimiye kuvuga ngo babyeyi twishimiye kwakira umutungo babyeyi twishimiye kwakira umutungo igiteko rero nimumurikire ababyeyi badusengere ngiye kukimurikira ababyeyi badusengere kugira ngo bakire umutungo ubuzima bugiye muzagiye gusenga ugiye gupfuna urapfuna utaye urapfuna utaye uretse kuva kuya abantu oya reka urapfuna finitari babyeyi dushimiye yuko mwemeye ko umwana wanyu agomba kwakira umutungo. Ese umutungo ugiye kwakira abategeko uza gukoresha umutungo ugiye kwakira abategeko uza gukoresha uragura cyane ngore na moto uragura n'icumi cyane na ubu miliyoni 40 bagiye kuguhana kameramani haguruka ufate ibintu byose ikarito wayisende miliyoni 40 bagiye kuguha muri iki gikorwa wasanze hano ukoresha cyane uko bagipfundikiye ngiki kameramani byose uzazikoresha miliyoni 40 ntabwo ujya wenyine oya ngiye nshaka kugurayo nkajya nshisha ibiganiro bibereye abanyarwanda nkaba nanagura na moto yo kuzajya ngenda hari ubwo twagendanye muga utagira ibyo ukora kamwibariza muga kubera ko ngiye mbonye amafaranga cyangwa ari muganga wese gaturi mu ishami muganga banzu nyine utangiye gukora ibitangaza bushyize biganza umutungo wawe umwana ndacyateza amatwi ndashaka kukwibariza utanga ubutunzi gusa cyangwa ukora byinshi bigiye bitandukanye nkora byinshi bigiye bitandukanye kuko nk'abagore batabyarwa n'ubugumba yari ibyo bakuroze ndakuvura yego amashitani amarozi ni ukuvuga ngo indwara zigiye zitandukanye ntabwo ari gutanga umutungo gusa kugaruza ibyibwe gutanga ibiti ibibanza ngo bigurishwe n'inyatsi zose abagabo bateye ingo zabo se nabwo baba baragiye abatandukanye tukabahuza abo baroze umwangaro tukabasubiza mu ngo zabo n'abahanze y'igihugu se babavura pana bari mu ntabwo mvura bo mu Rwanda gusa n'ubundi mvura n'abari no mu mahanga hirya no hino mu buryo bugiye butandukanye buri wese